iciye inzira wabona Imana iciye inzira wabona Imana iciye inzira haleluya wabona Yesu aciye inzira wabona Imana hatitawe ku bwoko bw'indirimbo ukunda zibe gospel sekira cyangwa se n'ubundi bwoko bubaho nta kuntu ijwi ry'aba bakobwa beza waba utarikunda ndetse n'ubuhanga bwihariye bifitiye ikimero ikindi kandi bakaba ari batoya bihariye kurusha abandi ibi ngibi bikaba bikururira abakunzi benshi cyangwa se bibakururira abafana benshi gusa ushobora kuba wibaza uti se aba ni bande ese kubera iki Ken Chris ahisemo kuvuga kuri Vestine na Dorcas erega ni Vestine na Dorcas twakunze ndetse tukinakunda turi benshi reka nce umugani mu kinyarwanda ugira uti ibijya gucika bica amarenga ese kubera iki ngo ibijya gucika bica amarenga cyangwa se ngo bijya gushya birashyuha kugira ngo uyu mugani uwumve neza banza twumvane iyi video yose ni video ngufi ariko inatwerekeza ku nkuru nyamukuru nabateganyirije ku uyu munsi reka mbibutse ko ndi Ken Chris Irene barabana sa n'umuntu wabakorofye mu bwonko nukuvuga ngo icyo babumva ko Irene atavuganye nabo bumva ko ubuzima bwabo butakomeza rero yumva ko ari we mbese munyamakuru uriho ugitangaza ku buryo adakoranye na barabana nta buzima bazagira barabana bareba ukuntu bazarekura Irene bakabona ko ubuzima bwabo bitazakomeza mbese iby'uburimbi byabo bigatuma rero nabashuka kuko imyaka bafite baremera gushukwa n'abana nta mwana uri mu myaka 18 urimo ubwo rero ibyo babwiye nibyo bagenderaho iyi ni video yakozwe na mama wabo bakobwa babiri aribo Vestine na Dorcas iyi ngiyi ikaba imaze hafi imyaka 4 iyo witegereje neza urabona yuko yambaye agapfukamunwa cyari muri cya gihe cya COVID-19 cyangwa se muri guma mu rugo ahangaha nibwo byatangiye guhwihwiswa cyane ariko ibingibi ngo hari kubanzi ba Irene muri Ndahabirane cyangwa se abanyamakuru bagenzi be bitewe nuko babonaga ari gutera imbere cyane bitewe n'impano y'abana ya managingaga aribo Vestine na Dorcas barangije bajya mu matwi y'uyu mubyeyi batangira kumubwira nyine ibingibi byo avugiye imbere yacu twese tureba ubundi bamubwiye yuko ngo Irene icyo yakoze asa nkaho yaroza aba bana be akagira gutya akabakora mu bwonko nkuko nyine abisobanura ati ubwonko bwabo yabaye nk'ubucuritse ikindi kandi ngo impamvu ngo ibingibi birumvikana cyane ngo nuko ngo aba bana b'abakobwa ngo yabafatiranyije mu myaka mitoya cyane ngo kuko ubu ngubu ngo nta n'umwana muri aba ngaba babiri yararuzuza imyaka 18 y'ubukure kugira ngo abe nyine yacika uwo mutego wa Irene cyangwa se muri Ndahabi Irene gusa reka twumve icyo uyu mubyeyi yifuza noneho kuri Irene cyangwa se twumve icyo muri Ndahabi Irene ashobora kuba yahindura kugira ngo bakomeze bakorane cyangwa se akomeze akorane n'abana be mfana Irene nuko amera abana cano gusa bakava mu maboko ya Irene kuko amaboko ya Irene ntabwo byanguye neza niki cyakuguye ntabwo Irene yafashaga bari abana barwaraga akaba n'ijya ujya kubazana ku mashuri ikindi ntabwo Irene mu mafaranga yabonaga ntacyo yabafashaga nta nicyo yabahaga niba bari byose yavuze nyine nawe ntiyakwivuga amabe ariko n'umubeshyi mu kinyarwanda cyiza gitomoye umubyeyi wabo bakobwa babiri ati muri Ndahabi Irene ngo icyamuziza cyangwa se icyamuhora icyo bapfa ngo nuko ngo nta burere bwiza aha abana be gusa ngo icyo yifuza ngo nuko yahacano abana be ngo akaba aribo bayimanaginga ngo kuko iyi cano bayifite batayifite ngo nta kibamariye ikindi kandi nta na kimwe ngo ajya bafasha ngo usibye ngo udufaranga tw'intica ntikize abaha nyuma yo kuba bamuteza imbere bigeze hariya
hari byinshi abantu benshi bagiye bibazaho muri icyo gihe ubwo yabivugaga, baribaza bati se Channel namara kuyibaha koko azaba bahaye n'ubwo bushobozi abafashisha abajyana muri studio n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bihenze, ikindi kandi binasaba n'amafaranga menshi. Ese koko mu bijyanye n'amasezerano basinyanye uyu mubyeyi yaba azi neza ko iyi Channel basinyanye ko ari yaba bakobwa cyangwa se ko ari ya Murindahabirene, hakaba hari pourcentage cyangwa se kwijanisha ayo bazajya bafata Emirene nawe agasigara nandi, kuko uruhare runini ni Murindahabirene. Abandi bakibaza bati se Channel nayiha aba bakobwa ubwo burere atabahaye koko Channel izabubaha? Nikaze reka nkomeze mbahe ikaze noneho ibingibi bigenda bitwinjiza mu nkuru y'uyu munsi. Gusa mbere yuko dutangirana n'iyi nkuru ngiye kubagezaho, reka twumve amajwi yihariye cyangwa se amajwi y'ibanga Murindahabirene yagiranye n'umwe muri iri tsinda rya Vestine na Dorcas. Twumve bo icyo babivugaho nka ba nyir'ubwite, nka ba nyiri iyo mpano cyangwa se nka ba nyiri icyo gikorwa. Ubwo ni hagati ya Vestine cyangwa se na Dorcas. Yahamagaye umwe muri bo amubaza ibijyanye n'ibyo mama wabo amushinja ndetse byanamujyanye no mu mategeko. Reka twumvire hamwe ibyo uyu mukobwa yasubije, koko niba harimo gushyigikira mama we kwicuza cyangwa se kuba adashyigikiye mama we. Reka twumve ibyo ari byo. Ikindi kandi turaza kurebera hamwe icyatumye Murindahabirene we mwiriya myaka yari yemeye kurekura aba bakobwa ubwo mama wabo yavugaga ngo nabahe Channel. Erega Murindahabirene yari yabakuyeho amaboko. Reka ibingibi tubikurikirane nyuma y'irijwi ry'umwe muri aba bakobwa bagize iri tsinda rya Vestine na Dorcas. banyuze kuri mama kugira ngo nyine batubone, kuko twarakunze kutugira abasitari. Nta na kimwe twakuburanye kuko tweba twiseho kohereza amafaranga y'ishuri. Nta na kimwe twabikora, ukaduha ibikoresho tugiye ku ishuri ukaduha amafaranga, ukatugurira n'inkweto. Turagushimira cyane. Niyo byose bijemo dutandukanye, ni abantu banyuze mu matwi bacu muri mama. Ariko twe tugiye kuva mu bintu byo kuririmba turabihagarika, nimba ari byo bifuje. Ahangaha ni umwe muri aba bakobwa bagize iri tsinda rya Vestine na Dorcas, aho bo batangazaga amakuru cyangwa se ukuri kwabo bwite, bavuga yuko ngo ibyo mama wabo avuga ngo atari ukuri, ngo ahubwo ashobora kuba yarashutswe n'abandi banyamakuru badakunda Irene cyangwa se badakunda iterambere rya Murindahabirene. Yagize ati njye ibyo byo bavuga ngo ntacyo tumariye cyangwa se ntacyo dufasha, ibyo ntabyo mbona, kuko mbere yuko tujya ku ishuri ujya ubanza ukatugurira amakayi, inkweto ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndetse na za uniforme. Ngo cyakora niba ari byo mama yifuje, ibingibi turaza kubikora, duhagarike kuririmba nubwo bidashimishije habe na gato. Wumvira ijwi uri kumva yuko harimo kuba asemeka cyangwa se ahumeka nabi, asa nkaho yari afite agahinda kamushenguye umutima. Ati ngo cyakora niba ari byo mama yashatse ndetse n'abariya bamugiye mu matwi ko duhagarika kuririmba, ibingibi turabihagarika, maze iyo nkunga waduhaga cyangwa se ubwo bufasha waduhaga ndebe ko azabibasha. Reka nkomeze mbahe ikaze n'ubundi tugana mu nkuru y'uyu munsi. Inkuru y'uyu munsi iragira iti Vestine na Dorcas bafashe icyemezo gikomeye kuri Irene cyatunguye abakunzi babo. Icyo cyemezo gikomeye gishobora kuba cyatunguye abakunzi babo cyaba kimeze gute? Ni cyiza ni kibi? Abenshi bakagira bati
tukimara kumva iyi titre cyangwa se uyu mutwe w'iyi nkuru birabibyuya ntibibe amaraso, birabe ibyoroshye ntibibe nk'ibyari bigiye kuba mu myaka 4 ishize, ariko bacire ku mayange. Ni inkuru idashimishije, ni inkuru ibabaje. Ucyumvira ijwi utawumva yuko utibeshye. Nk'ibisanzwe iyi nimenya byose ica kuvumbuza show. Nagusaba gukora subscribe maze like na share kugira ngo inkuru zitangaje nk'izi zidasanzwe zageze kugeraho. Njyewe ndi Ken Chris. Reka ntangire mwiyumvire. Itsinda rya Vestine na Dorcas rikora indirimbo zo guhimbaza no kuramya Imana ryatangaje ko ritagikomeje gukorana na MI Murindahabi Irene Empire. Kompanyi yari imaze igihe ifasha mu micungire y'umwuga wabo wa muzika ndetse no kubakurikirana mu bikorwa bitandukanye. Ahangaha ngo bagiye gutandukana, gusa abantu benshi bagiye bibaza bati se Murindahabi Irene yaba yaracitse intege zo kubafasha cyangwa se yaba amaze kuzuza subscribe miliyoni akaba amaze kubihenura, cyangwa se nyuma yuko uyu Vestine ashatse ndetse na Murindahabi Irene akaba agiye gushinga urugo rwe, inshingano zamubanye nyinshi, akaba ari byo byatumye abakobwa babonye yuko Murindahabi Irene atazakomeza kubafasha abashyiramo imbaraga ndetse n'ubushake nk'uko byari bisanzwe, kuko atangiye kugira inshingano nyinshi izo gukurikirana ibyo bikorwa bya buri munsi ndetse n'urugo agiye gushinga. Bakabyibaza bikabacanga, cyangwa se n'abandi bibaje bati se nuko Vestine amaze igihe kirekire muri Canada ndetse avuga yuko atazongera kugaruka mu Rwanda ngo hamare igihe kirekire nk'uko yari asanzwe ahatuye. Reka turebere hamwe inkuru ya nyayo yatangajwe ku binyamakuru byo mu Rwanda cyangwa se n'ibindi hirya no hino, dushingiye nko ku Gihe, Umuryango n'ibindi binyamakuru nk'inyarwanda, twumve ibyo bibivugaho. Njyewe ndi Ken Chris nk'uko nabibabwiye. Aya makuru yashyizwe ahagaragara mu gitondo cyo kuri wa gatandatu tariki ya 13 Kamena 2026 binyuze ku butumwa aba bahanzi banyujije ku rubuga rwabo rwa Instagram. Ni inkuru yanditswe mu Cyongereza. Mu itangazo ryabo, Vestine na Dorcas basobanuye ko icyemezo cyo gutandukana na Emma Irene kitafashwe mu buryo bw'impanuka cyangwa se bwihuse, ahubwo ko cyaturutse ku isesengura ryimbitse ry'ahazaza h'umwuga wabo ndetse n'intego biyemeje kugeraho. Bivuze ngo ahangaha bakimara kuvuga bati iki cyemezo cyafashwe ntago cyahubukiwe, ahubwo baragisesenguye, baricaye barasesengura, baratekereza bigiye kure ndetse banafata n'impapuro barebera hamwe amasezerano bari barasinyanye ndetse na kontra uko ibivuga, basanga ibingibi bihabanye cyane naho Murindahabi Irene yateganyije cyangwa se yabasezeranyije kuzabageza. Abaribwo bafata iki cyemezo barakinononsora maze bakimugezaho, biba ngombwa ko aya masezerano bayesesa, biba ngombwa ko batandukana. Umwanzuro bari barakomeje bahiga cyangwa se bashaka kugeraho, none kuri ubu ngubu bashyizeho akadomo. Ngo ibingibi ntago none bikiri pranka. Bagize bati nyuma yo kubitekerezaho bihagije no kubisesengura neza, twafashe umwanzuro wo gusoza ku mugaragaro ubufatanye twari dufitanye na MI guhera ubu. Nimvuga MI mujye mwumva Murindahabi Irene. Ngo nubwo ubufatanye burangiye, aba bahanzi bavuze ko bakomeje gushimira no kubaha MI cyangwa se Murindahabi Irene Empire kubera umusanzu wayo. Ubwo ni kampani yitwa MI, ngo kubera umusanzu wayo wo mu rugendo rwabo rwa muzika. Bavuze ko kuva batangira umwuga wo kuririmba, MI yabaye hafi yabo nk'umuryango, ibafasha gutera imbere, ibayobora ndetse ibashyigikira kugeza bageza ku rwego bagezeho uyu munsi.
Vestina na Dorcas bagaragaje ko bishimira byinshi bagezeho bafatanyije na MI, ariko bakavuga ko hageze igihe cyo gukomeza ibikorwa byabo mu bwigenge bakurikije icyerekezo n'intangiriro bihitiyemo. Iri tangazo rije nyuma y'ibyabaye muri Nyakanga 2021, aribyo nababwiraga ni itangazo ryaciyeho rimaze imyaka 4 irenga. Iryo tangazo ngo ryaciyeho 2021 igihe aba bahanzi batangazaga ko amasezerano bari bafitanye na MI yari yarangiye. Icyo gihe byakuruye impaka nyinshi ndetse hanavugwa kutumvikana hagati y'impande zombi. Ngo gusa nyuma y'igihe gito Vestina na Dorcas, umubyeyi wabo ndetse na Murindahabirene bagiranye ibiganiro bigiye bitandukanye byabafashije kongera kumvikana. Nyuma y'iyo mishyikirano batangaje ko hari abantu bari baragerageje kubacamo ibice no kugeza umwuga no guteza umwuka mubi hagati yabo, bituma basubukura ubufatanye bwari busanzwe buri hagati yabo. Gusa nyuma y'igihe gito Vestina na Dorcas, umubyeyi wabo ndetse na Murindahabirene bagiranye ibiganiro byabafashije kongera kumvikana. Kuva icyo gihe kugeza ubu Vestina na Dorcas bakomeje gukorera muri MI cyangwa se Murindahabirene Empire. Basohora indirimbo nyinshi zakunzwe cyane mu muziki wa gospel ndetse banitabira ibitaramo n'ibikorwa bitandukanye haba mu Rwanda no mu mahanga. Aba bakobwa babiri usibye kwiteza imbere ndetse na Murindahabirene bamugejeje kure, kuko bakimara kwamamara ni cyagiye bakoraga igihangano runaka cyangwa se indirimbo ugasanga cyakurikiranwe aho mu masaha abarika cyabaga cyarebwe cyangwa se iyo ndirimbo yarebwe na miliyoni irenga. Abangaba kubera impano yabo, ubuhanga bwabo, batambagije Irene amahanga menshi. Mu Bubiligi, Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi henshi hagiye hatandukanye kubera aba bakobwa. None inkuru isa nkaho ari inkuru y'incamugongo ibabaje cyane. Ati umwanzuro cyangwa se gahunda twari dufite nyamara yahagaritswe nuko twari tukiri abana batoya, nta bushobozi twari twagira cyangwa se nta gitekerezo kizima twari twagira, duhugijwe n'amashuri. Twabihize kuva na kera kuba twatandukana n'uyu mugabo utadushakira iterambere, noneho twabigezeho. Abantu benshi cyane cyane abafana ba Murindahabirene ndetse n'aba bakobwa bababaye cyane, bababazwa n'uyu mwanzuro bagira bati ese koko niba mwashutswe n'abanyamakuru cyangwa se n'izindi management hirya no hino mukaba mwanze kubyerura ngo mubivuge, mwizera neza ko Murindahabirene mugaya ngo ntaho yabakuye nta nawe yabagejeje, mwizera yuko bo hari aho bazabageza? Ese kubera iki mutatekereza yuko atari ibishuko bashaka kubashyiramo? Murindahabirene mu myaka yashize nawe yigeze gushaka gutandukana nabo bitewe nuko bari batangiye gushukwa na management zigiye zitandukanye. Gusa Murindahabirene icyo yari ashingiyeho, yashingiye yuko ngo agiye gutandukana nabo bitewe nuko ngo abakobwa ngo batangiye gushukwa n'abanyamakuru ndetse na management zigiye zitandukanye, ngo aho bari batangiye kwambara bidasanzwe, kunyereza umusatsi, gusukwa. Akavuga yuko ibi ngibi atarabishyigikiye bitewe nuko ngo buri muntu ngo icyo aririmba cyangwa se igihangano cye kiba kigomba gusa nawe. Yagize ati niba baratangiye ari aba ADPR kandi bakaba bakora muri style ya ADPR, baba bagomba gukomeza ubundi kugaragara nk'aba ADPR. Ibi ngibi birababaje cyane, gusa reka tubitega amaso ngo birabyuya ntibibe amaraso.
birabe bya bindi bavuga bati kuva mu bwiza tujya mu bundi, ntibibe bya bindi bavuga ngo akaryoshye ntigahora mu itama. Twizere neza yuko niba koko biyemeje kujya gutangira umwuga wabo aribo babyifashijemo, twizere neza yuko ubwo bushobozi babwifitemo. Ikindi kandi niba hari uwabashutse ngo batandukane n'uyu musore ariwe Murindahabirene, erega ubu ngubu agiye kuba umugabo kuko yamaze gutera ivi, ikindi kandi yamaze no kwambika impeta ngo agiye gushinga urugo rwe. Twizere neza yuko indi management bagiye gutangirana nayo izabafasha kurusha Murindahabirene uko yabigenje. Nk'ibisanzwe njyewe na Ken Chris, iyi yaremenya byose ica kuvumbuza show. N'ubundi nakwibutsa wowe waba utarakora subscribe kuba wayikora maze like na share kugira ngo amakuru y'ingenzi nk'aya ubutaha ntazagucike. Reka ngusezere nkubwira nti hasta la vista.